ya Amina TV1 nongeye kubasuhuza. Muraho neza, ntago twarbyerukanye kubera gahunda z'isi ziba zitandukanye, ariko ku mwaka kanya Imana yongeye kunshoboza, yongeye kungarura imbere yanyu kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana nk'uko intego ya channel yacu Haleluya Amina TV ibivuga ko ari uguhugurana cyangwa se guhugurana muri urugendo rugana mu gihugu cyo mu ijuru, kuko Bibiliya tubwira ngo ijuru, urugendo rujya mu ijuru ruzagirwamo n'intwarane, intwari zo zirananiwe. Isanki rero ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, ariko umuntu yabanza akibaza utubazo ariko ubundi kwiga ijambo ry'Imana kuri social media ni ngombwa? Igisubizo ni uko ari ngombwa, kubera ko ni kimwe mu bisohoza ubuhanuzi bwa Yesu Kristo. Yesu we yaravuze ngo kuko Yesu yari umwami, akaba umwigisha, akaba umutambyi n'umuhanuzi, yaravuze ngo ibimenyetso bizagaragaza kuruka kwanjye ni uko ubutumwa bwiza buzabanza bukigishwa umuntu wese. Impamvu nta yindi, intego nta yindi, ni ukugira ngo umuntu atazagira ikintu abasha kwireguza. Imana rero iradukunda, niyo mpamvu dutegurira ibintu bitandukanye byo kutwigisha kugira ngo tuzabashe kugera mu gihugu cyo mu ijuru amahoro. Kuko inzira ijya mu ijuru ntabwo ari nkiza hano mu isi. Inzira ijya mu ijuru ni umurongo umwe wo kwihana ibyaha, nta kindi kintu gisabwa. Nufata umurongo wo kwihana ibyaha ukagendera mu ijambo ry'Imana, uzaba uri mu nzira ijya mu gihugu cyo mu ijuru. Ntabwo ari ukubyihana gusa, ahubwo ni ukwihana ukanabireka. Kwiga rero kumva ijambo ry'Imana rero kuri social media ni byiza, kubera iki? N'igihe cyarabuze, ntabwo tukibona igihe, kubera abantu bose bahora mu kazi, abantu bahora bacuruza, abantu bahora mu ngendo, abantu bahora mu mirimo ya leta itandukanye. Ariko ushobora gufata telefone yawe cyangwa ugafata imashini yawe ukajya kurebaho ijambo ry'Imana rikakugirira akamaro. Kuko ijambo ry'Imana rifite akamaro. Ijambo ry'Imana Bibiliya ivuga ko ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira yanjye. Ijambo ry'Imana kandi icyo ribereyeho ni ukwigisha abantu, ni ugutunganya umuntu Imana yaremye. Haleluya! Ni ugutunganya umuntu Imana yaremye. Reka tubanze dusenge Imana. Imana turagushimye, tugushimiye ko uduhaye akanya hongera kumva ijambo ryawe. Sengeye abanyarwanda n'abanyarwandakazi, sengeye abanyarwanda bari mu mahanga badukurikiranye kwiyicano, turasenga ngo ubahe umugisha, kandi ijambo rye tugiye gusoma rigire umumaro, rigire uwo rihindura mu mitima yawe, abicyari mu ishya avuke ubwa kabiri. Urakoze kubyumvisha mu izina rya Yesu Kristo tubigusabye, amen. Tugiye kuganira rero ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo itorero nitutaba amaso, urusengero rw'ingenzi narwo rurafungwa. Itorero nitutaba amaso, urusengero rw'ingenzi narwo rurafungwa. Ikindi nakwibutsa ni ugukora subscribe, cyangwa se ugakora share, ugakora na comment no kuduha ibitekerezo, cyangwa se ukatugira inama. Mbese nyine mukore ku buryo uyu murongo wacu w'ivugabutumwa wagira imbaraga, ukabona abawukurikira, abazajya bawukurikira, twashyiraho video ugahita ikugeraho, kandi ni inkunga ubu duteye ikomeye yo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo. Intego nayimbabwira avuga ngo itorero ry'Imana nitutaba amaso ngo dusenge, urusengero rw'ingenzi rurafungwa. Ntabwo urusengero ndi kuvuga ari urusengero rwubatswe n'abana b'abantu, ni urusengero rwubatswe n'Imana. Ntabwo ndimo ndavuga urusengero rw'i Roma, ntabwo ndavuga urusengero rwa Remera, ntabwo ndavuga urusengero rwa Nyarugenge, ntabwo ndavuga insengero zubatse neza zo mu gihugu mu madini atandukanye. Ndimo kuvuga urusengero rwubakiwe n'Imana, ari wo mubiri w'umuntu. Uyu mubiri w'umuntu ni Imana yawiremeye. Mu itangiriro ijambo ry'Imana rivuga ngo tureme umuntu ase natwe, agira ishusho ase natwe. Umuntu icyo yaremewe ni ukugira ngo ahishe Imana icyubahiro. Ndi kukubaza ngo cyangwa ijambo ry'Imana rero bakubaza ngo icyo waremewe urimo kugikora, urimo guhesha Imana yacu Uwiteka yakuremye icyubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Haranditse ngo ibice 5 turahera ku murongo wa mbere tugeze ku wa 7. Reka ndirimbire umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu rwe. Umukunzi wanjye yari afite urutoki rw'uruzabibu ku musozi urumbuka, ararutabirira, arurimburamo amabuye, aruteramo insina y'umuzabibu y'ubwoko bwiza cyane, arugubakamo inzu y'amatafari ndende,
acukuramo n'urwina, nuko yiringiraga ko ruzera inzabibu ariko rwera indibu. Yemwe mwa baturage b'i Yerusalemu mwe, namwe bagabo b'Ubuyuda, nimudukizanye n'uruzabibu rwanjye. Ikintu nari nkwiye gukorera uruzabibu rwanjye nasize ni ikihe? Ko nari nizeye ko ruzera inzabibu, niki cyatumye rwera indibu? Noneho reka mbabwire ibyo ngiye gukorera urutoki rwanjye. Nzasenya uruzitiro rwarwo maze rwonwe rwose. Mana itubabarire. Nzasenga inkike zarwo runyukanyukwe, kandi nzarurimbura. Ntiruzicirwa, ntiruzahingirwa, ahubwo ruzamiramo imifatangwe n'amahwa. Kandi nzategeka ibicu bye kurugushamo imvura, kuko urutoki rw'Uwiteka Nyiringabo ari inzu ya Isiraheli, n'Abayuda n'insina yishimiraga. Yabiringiragamo imanza zitabera, ariko ibasangamo kurenganya. Yabiringiragamo gukiranuka, ariko abasangamo umuborogo. Turangirize mu Byahishuwe 12, ibice 12, umurongo wa 12 kugeza kwa 15. Dore ndaza vuba, nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Alufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Hahirwa abamesera ibishobora byabo, kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi banyure mu marembo, binjire muri rwa rurembo. Hanze hazaba imbwa, abarozi, n'abasambanyi, n'abicanyi, n'abasenga ibishushanyo, n'abakunda kubeshya, n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Bavandimwe, nk'uko tubyumvishe, dusomye amagambo y'umuhanuzi Yesaya avuga umukunzi wanjye, cyangwa se uwankunze. Yari afite uruzabibu ahantu ku musozi mwiza, ufite byose, urumbuka, umeze neza, umusozi uhereye, umusozi wera, umusozi ufite agaciro, umusozi mbese wateguwe. Aragenda ateramo urutoki, ateramo uruzabibu, yizeye ko ruzera imbuto nziza, yizeye ko agiye kujya abona inote, agiye kuzajya abona umutobe, agiye kuzajya abona ibyiza byose avanye mu musaruro w'urutoki rwe. Araruzitira, ararwubakamo inzu, acukuramo urwina, ashyiramo ibyangombwa rwose byose, aho arashyiramo n'amashanyarazi nuko bitavuzwemo hano, ariko arutegura neza ku buryo yizeye ko rugiye kuzera umusaruro. Gusa mu gusoza hari aho yavuze ko urwo rutoki ni Abisiraheli, kandi izo nsina ni Abayuda yishimiraga. Ni ubwoko bwa Isiraheli, niwe yagezemo arabivuga. Umukunzi wanjye yari afite urutoki, ari izo nsina, ari bo bwoko bwa Isiraheli, ari bo bwoko bw'Abayuda, ari bo twebwe uno munsi wa none. Ntabwo ari Abayuda barimo kubwirwa, wowe ukurikiranye iyi video, ntabwo ari Abayuda barimo kubwirwa uno munsi, ahubwo ni njye nawe turimo turabwirwa. Ese urumva ukiri urutoki rw'Uwiteka? Urumva ukiri umuzabibu w'Uwiteka? Urumva se ushobora kwigarura Imana ikakubabarira ukicaye ku ntebe y'imbabazi? Imana irakicaye ku ntebe y'imbabazi. Umukunzi wawe Yesu arakicaye ku ntebe y'imbabazi, ateze ibiganza ashaka ko wahindukira. Nababwiye ngo nucunga nabi urusengero rwawe, rutari urwa Nyarugenge, rutari urwa Roma, rutari urwa Remera, bigiye gusenywa. Urusengero ndi kubwira ni umutima wawe, kuko Imana niyo yaremye umutima wawe, ishaka kwikorera muri wowe. Kuko Imana yo iyo uyemereye uyibera igikoresho, ikorera muri wowe. Ndakwinginze rero kugira ngo uyu munsi wa none wongere kuba urutoki rwiza, wongere kuba umuzabibu mwiza, wongere kugira urukundo, wongere kugira kwihangana, wongere kugira ibyiringiro, wongere kwita icyiza ukita icyiza, ikibi ukita ikibi. Muri kiriya gihe cy'umuhanuzi Yesaya, abantu bafataga ibintu bakabyita bakabinyuranya, agafata ibyiza akabyita ibibi, agafata ibibi akabyita ibyiza. Nuno munsi niko biri. Abantu barimo gufata ubusinzi bakabwita bwiza, bakanywa ibiyobyabwenge bakumva ko ari ibyiza, bagakora ibyaha by'ubusambanyi bakumva ko ari ibintu byiza. Ariko mubwira ijambo ry'Imana atura umusazi. Izo ni inyigisho z'abanyamahanga. Iyo ngibyo ubikura hehe? Yesu uwo nguwo yabaye hehe? Nuwahe umuzi hehe? Ariko uyu munsi ukwiriye kwisubiraho, ugafata umurongo mwiza, ukongera ukaba urutoki rw'Uwiteka, ukongera ukanezeza Imana, kuko yari ikwizeyemo imanza zitabera, ikwizeyemo gukiranuka, ikwizeyemo kutarenganya, mbese ikwizeye kuba umucamanza mwiza. Ariko si uyu munsi wakugira umucamanza, urimo ruswa zakumaze, ibintu bitandukanye, kugambana, kurenganya. Ntabwo Imana yari yarakuremeye. Ijambo ryakatubwira ngo icyatumye ngusiga kwari kugira ngo utunganye ibisigaye bidatunganye. Hano twasomye n'amagambo rero ngo dore ndaza vuba, nzanye ingororano,
kugira ngo urore umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Alufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Hahirwa abamesera ibishura byabo. Hahirwa abantu bamesera ibishura byabo. Iyi Mana nubwo ibona urutoki rwayo rwayibabaje, ariko iraceceye ku ntebe y'imbabazi. Niyo mpamvu irimo kukwinginga ngo hahirwa umuntu umesera ibishura bye kwegera cya giti cy'ubugingo, akinjira mu irembo neza. Kwinjira mu irembo neza. Ntabwo ukwiriye gufata ubukristo ngo ube ubukristo inyuma gusa. Ubukristo bugomba kugenda bukagera ku mutima. Ubukristo bugomba kugenda bukagera mu bikorwa byiza. Kristo bukihangana. Kristo bukarwanya intambara nziza. Haleluya. Ndagusabye mwene data rero kugira ngo wisubiremo, wongere kuba urutoki ruzima, umutima wawe wongere gucumbikira Imana, Imana yongere kukuyobora, kuko nuburangara gato Imana igiye gusenya umutima wawe, igiye kukuvanaho uburinzi, igiye kukuvanaho ibyagucungiraga umutekano, ubusinzi bukwinjirane, ibiyobyabwenge bikwinjirane, abadayimoni bakwinjirane, wiruke ku musozi. Ariko uyu munsi niwisubiraho ukongera ukamesa ibishura byawe mu maraso ya Yesu, ubasha kuvuka ubwa kabiri, ukaba icyaremwe gishya. Murakoze inshuti bene data, ndangije nkwifuriza ibyiza, kandi wibuke gukora subscribe cyangwa sabone kugira ngo uko uzadushyiraho video ujye ukunda guhita uyibona mu bambere. Reka twongere dusenge Imana. Mana turagushimye, tugushimira ijambo twe twumviye aha ngaha. Dusenze dusanzwe tutarabaye urutoki rwiza, dusanzwe tutareza imbuto nziza, ariko ndakwinginze ngo iyi saha turimo kureba iyi video wongere kutuvugurura, wongere kutwubaka, wongere kutugarukaho, wongere kudutunganyiriza ubugingo, wongere kutweza, wongere kuduha kwinjira neza, imitima yacu zituremo. Mu izina rya Yesu Kristo tugusabye, amen.